Ikaze none kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganirira hamwe ku ngingo umukobwa yatubaje ese kuba umuntu yabyara bwa mbere arengeje imyaka 30 ni byiza cyangwa se n'ingaruka bishobora kumugiraho. Ibyo nibyo tugiye kureba hamwe muri ino video, dukomeza kubakangura gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo video zitaduke tuzakomeza kujya tubashyiraho mujye muzibona ku gihe. Birumvikana nimba uri umukobwa ni byiza kumenya impamvu kubyara mbere urengeje imyaka 30 atari byiza. Birumvikana nyine uko ubuzima bugenda buhinduka niko abantu bagenda bahindura ingamba ku bijyanye no kubyara cyangwa se gushinga urugo, ndetse ubushakashatsi bwagaragaje ko guhera muri za 91 abakobwa babyara bwa mbere barengeje imyaka 30 bikubye kabiri, ariko ngo kubyara muri iyi myaka bikaba atari byiza. Usanga rero muri ino minsi hari impamvu nyinshi zishobora gutuma nyine umukobwa atinda kwiyemeza kubyara. Hari amashuri, hari aho abona amahirwe yo kuminuza bakanga kuyitesha cyangwa se kubivanga no kugira izindi nshingano nko kubyara cyangwa se kugira umuryango bagomba kwitaho. Hari rero n'abatinda kubyara kubera gutinya kuza buri cyo batungisha abana bakabanza gukorera amafaranga, tutirengagije ko hari n'abarindira kuzabyara uko bashatse abagabo ariko ntibagire amahirwe yo kubabona bakiri bato. Izi mpamvu rero ziyongera no kuba hari abumva bashaka kwinezeza mu myaka yabo y'ubuto nta rwaserera y'abana, bagatembera ahantu batandukanye ku isi. Ibi nubwo bimeze bityo ntibibujije ko kubyara bwa mbere ku mukobwa urengeje imyaka 30 bishobora kugira ingaruka nyinshi. Icyambere nyine bakuzamuka cyane k'umuvuduko w'amaraso igihe cyo kubyara, biriya bita preeclampsia ku muntu ubyaye arengeje imyaka 30 afite ibyago byinshi byo kuba yabigira. Mu gihe rero cyo kubyara biba byiza iyo umubyeyi nta bindi bibazo by'ubuzima asanganywe cyangwa ngo bigaragare mu gihe ari kubyara. Kuba umuvuduko w'amaraso wakwiyongera, ibyo bita preeclampsia cyangwa se ukagabanuka cyane igihe cyo kubyara, ni kimwe mu bintu bikomeye bishobora no kuviramo urupfu ubyara cyangwa se bikagira izindi ngaruka zikomeye kuri we cyangwa umwana. Abakobwa babyara ubwa mbere barengeje imyaka 30 baba bakubye kabiri abatarayigeze ibyago byo kuba bahura n'ibibazo by'umuvuduko mwinshi w'amaraso igihe cyo kubyara. Umva ko nimba ubyaye bwa mbere urengeje imyaka 30 ufite ibyago byinshi by'uko ushobora kugira wa muvuduko w'amaraso bita preeclampsia ku mugore utwite, kandi tuzi ko umugore utwite wagize n'umuvuduko w'amaraso aba ari ibyago byinshi ko azabyara igihe kitageze, kubera ko umuti w'umuvuduko w'amaraso ku mubyeyi utwite ni ukubyara. Iyo udakuyemo umwana umuvuduko ukomeza kuzamuka, imiti yose wafata ntabwo wagabanyuka. Rero wumva aba ari ibyago by'uko ushobora kubyara igihe kitageze, bityo ukabyara ibyo bita premature cyangwa se umwana utegereje igihe. Ariko by'umwihariko nanone haba hari ibyago by'uko nawe bishobora kukuviramo complications zitandukanye kubera uwo muvuduko. Icya kabiri gishobora kongera cy'ibyago byo kubyara bwa mbere urengeje imyaka 30 hari ugupfa mu gihe cyo gutwita cyangwa mu gihe cyo kubyara. Uretse ko umuvuduko w'amaraso wakwiyongera, ubushakashatsi bwagaragaje ko uko umuntu yongera imyaka yo gutegereza kubyara bwa mbere aba arimo yongera n'amahirwe yo kuzabyara bigoranye cyangwa se no gupfa mu gihe abyara. Ibi bikunze kugaragazwa n'uko abenshi mu babyara bwa mbere barengeje imyaka 30 basaba kubagwa. Ni mu gihe ababyara bakiri bato bakunze kubyara neza batagombye kubagwa. Ikindi hari ugukuramo inda mu buryo butunguranye, bita miscarriage. Ni kimwe mu bintu bibabaza ababyeyi. Iyo ushatse kubyara ukagira amahirwe yo gutwita ariko inda ikavamo utabishaka, abahanga bavuga ko uko umugore arushaho gukura ari nako intanga zivamo, abana nazo zigenda zitakaza umwimerere cyangwa se karite. Ibi bigahita bigira ingaruka no ku mitwitire ye ndetse no ku buzima bw'umwana ushobora kuvuka. Aha kandi hashobora kuvukira ibibazo byo kubyara abana bananiwe, bakavukana ibibazo by'ibihaha ku buryo bagira indwara zo mu buhumekero, bakabana ubuzima bwose, hakiyongeraho indwara z'umubyibuho ukabije na diyabete igihe abo bana bamaze gukura. Ikindi kibaho gutwita inda ikavamo bitera agahinda. Birumvikana niyo waba warabyaye imbere, kubyara nyuma y'imyaka 40 nabyo bitera ibibazo. Ushobora guhita wibwira ko ibi bireba abakobwa gusa babyara ubwa mbere, ariko no ku basanzwe barabyaye kubyara umwana nyuma y'imyaka 40 ku bagore bigira ingaruka cyane ku bana. Bishobora no gutuma umubyeyi yongera amahirwe yo kuba yava ntakamenye nyuma yo kubyara, bikamuviramo urupfu. Birumvikana birabita postpartum hemorrhage. Ibi byose ko bigaragaza ko biba byiza ko abagore babyara bakiri kare mu rwego rwo kwirinda gutera abana babyara kuzakurana ibibazo bitandukanye by'ubuzima cyangwa se nabo ubwabo bakitera ibibazo birimo n'urupfu. Ikindi tuvuga ko ukora ubyara inda ugiye kubyara urengeje imyaka 35 byongera ibyago by'uko umwana ashobora kuvukana malformations zitandukanye, ziriya bita za hydrocephalus, kwa umwana avukana umutwe munini
ziriya bita spinal bifida mu mugongo hafunguyeho umwana. Ikindi ni malformation congenital genetic malformation like mujye mubona abana baba trisomy cyangwa se bita Down syndrome. Trisomy umwana akavuka kubera uturemangingo tutakoze neza, akavuka uturemangingo twinshi extra chromosome. Uwo mwana nawe azagira ibibazo bitandukanye, ibibazo by'umutima, ibibazo by'umuhumekero, ntaziga neza, ntazamenya ubwenge, ndetse niyo abana bapfa hakiri kare, nubwo haba hari amahirwe yuko akurikiranwa hakiri kare ashobora kubaho. Ariko uko wongera imyaka urenza 35-40 mu kubyara, niko wongera ibyago byo ku mwana wazabyara ashobora kuvukana izo malformation. Ni byiza rero ko umuntu abyara bwa mbere ari munsi y'imyaka 30 kugira ngo yirinde ibyo byago byose. Nubwo kuri bake n'uri munsi y'imyaka 30 ashobora kugira ibyo byago, ariko ni bike cyane ugereranyije n'umuntu urengeje imyaka 30. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho mujye muzibona ku gihe nta nimwe ibacitse. Bye bye, ciao ciao. Ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganirira hamwe ku ngingo umukobwa yatubaje se kuba umuntu yabyara bwa mbere arengeje imyaka 30 ni byiza cyangwa se ni ko bishobora kumugiraho. Ibyo nibyo tugiye kureba hamwe muri ino video, dukomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho mujye muzibona ku gihe. Birumvikana nimba uri umukobwa ni byiza kumenya impamvu kubyara mbere urengeje imyaka 30 atari byiza. Birumvikana nyine uko ubuzima bugenda buhinduka niko abantu bagenda bahindura ingamba ku bijyanye no kubyara cyangwa se gushinga urugo.